umunyamibabaro wamenyereye intimba yasuzugurwaga nk'urato. Arabasubiza ati Yesu witwa Kristo ndamugirana. Bose bati nabambwe. Yesu yaducunguye abishaka. Ako kantu muba ariko mucyura konye niyo ntego y'icyigisho. Tugushimiye ko wemeye ko tuza hano kuri uyu munsi, kandi tugushimiye ko waduciriye inzira yo kumva ijambo ryawe kuri uyu munsi. Twaje rero twahageze dutegeye amatwi ijambo ryawe, dusengeye umukozi wawe wararitse kugira ngo atugezeho icyo wamutumye. Natwe mwami dutegeye amatwi kugira ngo umwami tukumvire. Urakoze rero, tumushyize mu biganza byawe, umukoreshe kandi ibyo wamuhaye byose mwami abitugezeho nk'uko wabimuhaye. Dusengeye imitima yose iri aha ngaha kugira ngo uyugururire kumva ijambo ryawe. Icyo duheje mwami ni imbaraga z'umubi, za zindi ziza zigatwara ibyabibwe byose. Turasabye ngo ahubwo ijambo ryawe risinga imizi mu mitima yacu, kandi mwami Imana dukomeze kumva ubwiza bwawe uko turi hano. Urakoze kuko ugiye kutugirira neza mu izina rya Yesu, amen. Yesu ashimwe. Turasoma ahantu nka hatatu, turihuta duhere mu itangiriro. Itangiriro ni igitabo kibanza mu bitabo bitanu bya Mose. Turasoma mu bice bibanza nanone. Igice cya gatatu umurongo wa 15. Itangiriro igice cya gatatu umurongo wa 15. Aravuga ngo nzashyira urwango hagati yawe n'uyu mugore no hagati y'urubyaro rwawe n'urwe, ruzagukomeretsa umutwe nawe uzarukomeretsa agatsinsino. Nimara gusoma n'ahandi, umuntu ufite Bibiliya yitwa ijambo ry'Imana aze kundebera uyu murongo awunsomere, ariko ndaba narangije. Tugende tujye muri Yesaya 53. Umuhanuzi Yesaya bamwita umuhanuzi mukuru kubera ibintu yahanuye bikomeye, ariko akagira n'ibice byinshi, yakoranye n'abami benshi batandukanye. Hari impamvu bamwise umuhanuzi mukuru. 53 umurongo wa 3. Yesaya 5:3. Yarasuzugurwaga akangwa n'abantu, yari umunyamibabaro wamenyereye intimba. Yasuzugurwaga nk'umuntu abandi bima amaso, natwe ntitumwubahe. Nukuri intimba zacu nizo yishyizeho, imibabaro yacu niyo yikoreye, ariko twebweho twamutekereje nk'uwakubiswe n'Imana, agacumitwa nayo, agahetamishwa n'imibabaro. Nyamara ibicumuro byacu nibyo yacumitiwe, yashenjaguriwe gukiranirwa kwacu. Igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we, kandi imibyimba ye niyo adukirisha. Amen. Simbarushya kubera ko umuntu aba afite ikintu ari buvuge ku kintu, usoma byinshi, ariko umuntu aba ashatse yabivuga no mu mutwe. Ariko mureke dusome mu butumwa bwiza, nabwo niho biryoha. Abateoloji baravuga ngo bitashyizemo isezerano rishya, ngo ibintu wasomye ntabwo biba bifite ibirungo neza. Ni nk'ihame mbese kuva mu isezerano rya kera ukajya no mu rishya, ngo bihita byuzuzanya bikaba ifunguro ryiza. 27 Matayo umurongo wa 22.
27 ni ku rupapuro rwa 32 mu isezerano rishya ariko Matayo nicyo gice niyo rwo rupapuro niwo mwanditsi ubanza mu isezerano rishya. 22. Pilato arabasubiza ati Yesu witwa Kristo ndamugirane? Bose bati nabambwe. Nawe arababaza ati kuki yakoze icyaha ki? Ariko barushaho gushega cyane bati nabambwe. Nuko Pilato abonye ko arushywa n'ubusa, ahubwo ko barushijeho gushega, yenda amazi akarabira imbere y'abantu ati amaraso y'uyu mukiranutsi jyeweho nta cyaha kindiho kubw'amaraso y'uyu mukiranutsi biraba ibyanyu. Abantu bose barasubiza bati amaraso ye natubeho no ku bana bacu. Amen. Ndarekera aho ngaho gusoma. Igituma nsoreje aho ngaho ndaza kukibabwira. Biraja kuriya kwatura kuriya kwa bariya bagabo nibyo biri muri Gaza uyu munsi na Isirayeli, bifitanye isano n'iri jambo amaraso ye atubeho n'abana bacu. Isirayeli ntishobora kuzagira igihe ibaho amaraso ya Yesu atayiriho ngo igire ibyago nka biriya yagize. Kandi turayisengera, murabizi, ni igihugu cy'amasezerano murabizi, ariko bararahiye bisabira ibintu bizabagendaho. Biriya bintu by'ibyago mubona bizavanwaho nuko ahagaze kuri wa musozi agarutse. Nta muntu ufite bibiri ijambo ry'Imana? Somera igice cya 3 umurongo wa 15 kandi uvuge cyane. Kize inzigo hagati yawe n'umugore no hagati y'urubyaro rwawe n'urwe. Aha nako nashakaga. Ruzakujanjagura umutwe nawe urukomeretse. Imana ishimwe. Amazina nabibwiye ndaza kugeraho mva inyuma ya kano kantu nanjye nta bitansumba, urabona karenda turenda kureshya, ariko ndivuga kwepe nje ku ruhande. Ubu kigiye hejuru gatoya byabirangiye ntimwambona. Nitwa Pastor Karisiti nabibwiye. Narakishijwe nkunda Yesu. Ibintu by'agakiza ni ibintu bimeze nko kubaka urugo. Murimo murabonamo birimo hano muri Kiste, bizabakurikirana mwarangije amashuri, bibakurikiranaho muzajya gukora, bibakurikirane mwarashatse. Ni ibintu bitarangira ejo cyangwa uyu munsi. Wavuga ku ndimi, wajya mu birere, wararusenga bugacya, birakomeza. Ni ubuzima bukomeza. Kugira ngo rero bikuryohere ubifata nk'ubuzima nyine busanzwe bukomeza. Icyo tunyuraniyeho n'abandi nuko tuzi amakuru y'Imana batamenye kandi twayahishuriwe na Yesu. Mwuka wera rero akagumya akabana natwe akatubwira ibindi no kuduhumuriza no kutwereka inzira. Nari mfite irindi jambo ndihinduye nicaye hariya, Mwuka arambwiye ati hano abasore ushobora gusanga ejo hari abazigendera babwira amakuru ya Yesu. Kubera ko irindi nari mfite rwari urufunguzo kandi naryo ryari riryoshye, ariko nzagaruka buriya. Umushumba wemeye kumpamagara ati ndagutumye, n'ubundi cyatumye ampamagara ati azongera. Umuntu yageze mu rugo rw'abantu bifite ahasanga ibiryo bitandukanye ku meza, amasorori menshi. Noneho uko upfunduye haba harimo ubwoko bw'ibyo kurya. Uba wemereye kwiyarurira ibyo waruye, usibye wenda
mama cyangwa undi ubura aho ngaho kubwira ngo ngeraho nutu ariko urya ibyo ushaka bitewe nuko wumva ubishoboye. Ariko iyo bigeze kuri Yesu hazamo akantu kavuga ngo gakomoka kuri wa musaza witwa Simiyoni, kavuga ngo iki ni ikimenyetso kigirwaho impaka. Hari urugo, hari ahantu wahinguka wavuga Yesu bakagusigaho bakigendera. Hari abantu mwakwicarana waza kuzana ibintu bya Yesu bakakwereka ibyaha by'abapasiteri bateye abakobwa inda, abapasiteri bari bafunze kuba besikoro, bakabati ibyo bintu biceceke ahubwo hatagira ukumva. Baba bashaka iki? Ko uceceka, kutavuga Yesu, kuko araderanja mu bwonko bw'umuntu. Umuntu udakunda Yesu udashaka no kumumenya amuderanja mu mutwe. Nicyo cyatumye rero Simiyoni amukikira aravuga ngo iki ni ikimenyetso kigirwaho impaka. Nta bindi bintu bigirwaho impaka usibye ibya Yesu. Niyo ukabije kubikabya hari naho wagera bakaguhunga. Mu gatsinda k'abashuti bawe mwigana hano mwatangira kuvugana bakaguhunga bakagukwepa. Nakabonye. Imana iguhumugisha. Nabashimiye mwagize neza, ariko ndabemerera agatwererano gatoya. Umuyobozi uri kubayobora nuwuhe? Nuriya ejo uzaze nguhe 100,000. Murekeraho ngaho, murekeraho, ibyo ni ibisanzwe. Nicaye hariya natekereje, nagiye muri korali ndi mutoya, nabaye perezida wa korali yitwa Erayo yo mu Gatenga ndi umusore w'imyaka 23. Noneho nakoraga muri Bralirwa icyo gihe, akazi kadahambaye ariko mpembwa 50,000 ngira ngo nahereye kuri 36 bizamuka ku buryo nahembwaga nkayabika nta kintu nayakoresha. Kiro cy'ubugari cyari 10, ibirayi byari 18, amakara umufuku ugura 120. Donc ibintu kandi mpembwa ibyo mafaranga nayashyiraga mu kabati nari mfite. Ariko noneho ko nagiye muri korali tugahora tugura ibyuma kandi perezida ari we ugomba kuzana menshi, binkukiramo maze no gushaka udufaranga uko nahembwe nkaba mfite ideni muri korali rya gitari, rya ampulise yahiye, rya kibe, nkahora muri ubwo sinagura n'ikibanza. Noneho mba muri ibyo gusa nkamera nk'umuntu wikoreye umurimo w'Imana narabaye gutya. Ariko abantu bakambwira ati nta bindi bintu witaho, n'umugore yigeze kubimbaza nta bindi bintu witaho, yambyitaho da nase bareka gukorera Imana. Nuko ariko Imana yarampembye, mujye mukora uko mushoboye. Imana nta deni ry'umuntu n'umwe igira. Kuko nashobora kuzagira igihe nigeze kwambara ipantaro yasaga nk'iyi, kubera kuyimesa inshuro nyinshi iragenda iba nk'umweru, kandi perezida nkora kuri sentari yabura nashyiragamo systeme nihuse cyane, utere chorus nkahita ngukurikiza ingoma ko kanya nari mbizi nibera muri ibyo ngibyo, ubundi gatangajya mu rugo. Imana ni umuhanga, ntuye ahantu heza, yampaye inzu nziza, yampaye utuntu twose. Iyo nicaye ndavuga nkibuka abantu bajyaga banseka bavuga ngo nataye umutwe ngo njya mu bintu by'amakorari ngo nteshaga umuryango. Ndavuga ati muze mu rugo babakire noneho murebe ko ntakoze. Ibyo ndabireba, ndashaka kubakangurira gukorera Imana mukiri batoya. Nta gihombo kirimo na kimwe, nta gihombo kirimo na kimwe. Tugenda aho twasomye rero, ndashaka kubasobanurira ijambo rivuga ngo igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we. Nongere mbasobanurire ijambo rivuga ngo inzandiko ziturega. Buriya ko mupfa kubisoma izo nzandiko ubundi murazizi. Inzandiko ziturega ngo yazibambanywe ku musaraba, izo nzandiko murazizi. Kambabwira amakuru y'inzandiko. Haleluya! Imana yaremye umuntu, irema umugabo niwe yahereyeho, imushyira muri Edeni, ariko imuha kondisiyo. Iramubwira ngo ibintu byose birahura byemerewe, wemerewe no gukorera iyi ngobyi kamera neza, ukarya imbuto ushaka, ariko nashyizemo igiti kimenyekanisha ikibi n'ikiza.
uzirinde. Kiriya giti cyararabyaga nk'ibindi, kikera nk'ibindi, ariko ntigisarurwe. Atese cyasarurwaga nande? Ntawe. Imana se yagishyiriye iki hariya kugira ngo irebe Adamu ni muntu ki. Utibwira ko hari ahantu uzagera n'igihe wavuye muri Kristo, nta hantu uzagera ngo ugere ahantu hatagira ibigeragezo. Naho igihe cyose uzahora bigeze biri hari ubireba, biri iruhande rwawe, ibindi bikatanga. Nta hantu uzabona hatari ibintu ubujijwe, ntaho. Igihe kiragera, amakuru murayazi, imuha Eva aza guhura n'inzoka. Ibyo makuru murayazi. Agira amabanga, arabiceceka, aganira nayo kugeza asoromye, kugeza ariye, kugeza azaniye umusheri we, na sheri nawe ararya. Ngo bakimara kurya gusa, ngo babona ko bambaye ubusa, bajya gushaka ibintu by'ibicocoro bimeze nk'ibibabi ngo biyambike. Bamaze kwambara, bakwepeye ahantu, wa mugabo aza kubasura nk'uko bisanzwe. Saa 9 amasaha ni munsi. Adamu, ko nakubona uriye, nagiye kwihisha. Urihisha iki se kandi byagenze bite? Imana byose yari ibizi. Nta kintu kibe gito kibe kinini, nta kintu na kimwe gishobora kukubaho Imana itakizi. Ntukajye unajya gusenga ngo witonganye ngo ibi byaje ureba he. Irabizi, ahubwo nibigutambutsa niho uzavuga uti ndakwemeye, ariko ibibizi byose. Aho yihishuriye Imana ishaka uburyo imwambika. Yanze kubonana nawe atambaye, yica inyamaswa. Imana niyo ya mbere yamennye amaraso ku isi, yica inyamaswa. Uruhu rwayo uko yarunyujije mu ruganda rwayo sinkuzi, iragendera bambika. Imaze kubambika rero, bajya mu kiganiro. Adamu, byagenze bite? Ngiye kuguha igihano rero, uzarya wiyushya kuya, uzagera iragenda igera ku mugore, uzabyara ubabara, igera ku nzoka. Hariya ku nzoka twasomye rero, yarayibwiye ngo izagenza inda, izagenda ijya umucanga, umukungugu niwe uzayitunga, abantu bazajya bayibona bayirukaho. Biriya bintu ubona abantu bose babona inzoka bakavuza induru bakayirukaho, ni igihano cyayo. Atariko mu rubyaro rw'uyu mugore, kanza reka nshyiraho ako kantu nakubukasa, hazavuka urubyaro rwe, uzajanjagurwa umutwe. Nicyo kitwicaje hano, nuko yajanjaguwe. Buriya nukuri atarajanjaguwe, twaba dusa nk'abicaye ku busa, ku nkono itarimo ibyo kurya, ikabira gusa amazi yashiramo bagashyiramo aya, ariko umutwe urajanjaguye. Niyo mpamvu mubona tubyina tukasubiramo, yarajanjaguwe. Buri ihari ni ukugira ngo gusa tuzagere ku mwuzuro, ariko arajanjaguwe. Mbere y'uko rero ajanjagurwa, dore Satani se kibi ariwe bita umurezi, ikintu yahoranaga imbere y'Imana, waravuze ngo nurya kuri kiriya giti no gupfa uza ko atapfuye. Kuri Imana y'inyakuri itabera. Urumva intego ya Satani ni ukumurisha igiti, kuko yarazi ko namara kurya igiti azapfa. None Mana y'ukuri birani bicyuye Adamu arimo aranabyara, kuki atapfuye? Urwo rwandiko rero rwahoraga imbere y'Imana rurega umuntu. Yariye ku giti ntiyapfuye, bite Mana? Uwo ni Satani rise kibi, azaturega rega turinde twinjira no mu ijuru gutya duteramo intambwe. Azaba kikurega abantu witabiye mu mujyi ukababwira ko uri Remera, se kibi. Azaba kivuga ibibi byawe, azaba kivuga amakosa yawe, ayakubwira ati Mana ikintu kizadutabara nuko tuzahindurirwa izina. Mu Byahishuwe 3:17 2 muretse haranditse ngo unesha azamuhibuye ry'igitare, yanditseho izina ritazwi n'undi muntu keretse uwarihawe. Icyo nicyo naho tuzamucikira agaheba, kubera ko azinjira rega Vensa. Barebe mu buye babure Vensa. Bati ninde wavuze ibinyoma? Ni Vensa Karangwa mwene Kayitare na Ntuzi. Mu ijuru bareba ko nta Kayitare uranga, ko nta Karangwa uranga. Kubera iki? Tuzahindurirwa amazina.
igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we. Ibibyimba ye niyo adukirisha. Ibintu Yesu yakoze yabikoze abishaka kandi abikora nk'Imana. Yesu ni umunyabwenge bwinshi. Uravuga ngo mwiga ubwenge hano, we ni umuhanga ukomeye. Yabaye muri quartier ikennye, abyarwa n'abantu b'abakene, ari Imana. Afatanya na se kubaza, bakarya rimwe ku munsi nawe akemera, kandi ari Imana. Avuka, yavutse Herode ashyiraho ubwicanyi ku bana. Marayika agenderera se ari Yosefu, ati hungisha umwana na nyina, arahigwa. Bajya muri Egiputa, bajyana ibintu by'ubutunzi bikomeye, muzasome. Harimo izahabu, icyo nicyo mbaheraho. Zahabu icyo yamaze mu Egiputa ni ugutunga umwana, ko yagombaga kumara imyaka 8 anywa amata n'ubuki gusa no konka nyina, ubundi agatungwa n'amata n'ubuki kugeza agize imyaka 8. Yesu yavuye muri Afrika afite imyaka 12, niho yigiye kugenda no kuvuga. Niyo mpamvu ubona iri bara ryacu naryo rizi makuru ya Yesu. Akura mu bintu n'abayudi cyatumye bayoberwa makuru ye, na ahantu yavukiye. Ndungu yitwaye umuntu uciriritse cyane. Yesu bamujyanye ku musaraba igihe kigeze cy'imyaka 33 n'igice. Karakandiko kitwa Yuda karakagira igipande kimwe cyangwa igice kimwe, nakamukuru we, nakamurumuna we. Murumuna we barumuna we bajyaga bamubwira ati kuwirirwa uhamagara inyoni hano udutera ubwoba ko hari iminsi mikuru Yerusalemu wagiye ukabyerekana. Ko bashakaga ko ajyayo bakabona ubukomezi bwabo, umuryango wabo kazamuka. Yesu akavuga ngo igihe cyanjye Yuda, Yesu yarinze afata mwemera. Yuda yakijijwe nyuma yuko Yesu apfa. Arazamuka ajya mu ijuru, arangije aza kumwihishurira, arandika. Muzagasome kararyoshye, kamagambo aryoshye. Ngo abasha kuturinda ngo tudasitara, ngo duhagarare twemye imbere ye, ngo kuko ari umwami. Uriya Yuda ari amagambo yose yavugaga Yesu yaragiye. Yesaya yamuhanuye. Yesaya yagize n'ingorane, aramuhanura arinda agenda atanamubona. Kandi yarabyukaga mu gitondo akavuga ngo umwana yatuvukiye, tuduha umwana w'umuhungu, ubutware bwe buzaba ku bitugu bye, ngo azitwa igitangaza, umujyanama. Ukagira ngo nibyo umwaka utaha. Abantu bahanura namwe Imana ibaha umugisha. Niyo mpamvu guhanura Bibiliya tubwira ngo tubigenzure kandi tubyemere, tubitegereze. Ko ari umuntu ushaka kukubwira ngo Imana ikugiriye gutya, ukajujubya abantu kumbe biri kure. Kera nagiye gusenga, umuhanuzi arambwira ngo Imana iguhaye inzu. Buriya ibibanza byigeze kugura 15,000 muri 96. Narakoraga, umusore uri aho ngaho ukora, ko nigeze no kunyonga igare, niko numva nanyongaga. Kicukiro centre yari 50 francs, nkajya mverisa 300, ayandi nkayajyana. Baza kuri intwara ryari n'itari ryari, hako nyuma nza kujya muri Burarirwa, nkajya mpembwa amafaranga. Ikibanza cyari 10,000, umuntu akagukatira 20. Ari no mu Kristo muririmbyi twaririmbanaga ibyo bita TTP bije, arambwira ati nagushyize mu muryango wacu ngo bagukatire uzama 10 perezida nuyabona. Ngeze mu rugo, ubusegendo wo mu muryango wo kwa Jamali, nko umuntu ashaka kunteranya n'Imana. Ndagenda ndamubwira ngo Yesu ndi wo muryango wanyu unsibe, ndabyanga. Nyuma yaho nkennye maze gushaka, mbonye ko ibintu byo kubaka bishobora kuzananira, mbwira Imana ati kujya utanyemereye ngo mfate ikibanza cyo kwa Jamali ko bari bakimereye ubuntu. Ariko harimo ikinyoma, byasaba guhagarara akaba yakubwiye se, ukavuga uti ndi wa Karori
Karori kankubiri ntibagukatire hariya, nta kindi bakubazaga. Ariko nkatekereza ukuntu ndi busubire imbere ya korari navuze ngo ndi wa Karori kandi ndi mwene Karebwa, avuga nti sinazongera gusenga ngo rigende. Ariko Imana yarabibirinduye, ndinda ngira imyaka 19 nkodesha ndi kumwe n'umugore. None se kuri muranseka wowe uzakodesha ingahe? Ubwo rero winjiye mu cyumba irakubwira ko yiguhaye ugira ngo nejo bundi. Hari igihe byaba nk'ibya Yesaya, byihorera ibyo bintu, ibyo byemera ukomeze wikorera akazi ushakishe, ariko igihe kizagera ibikore. Yesu yaducunguye abishaka, ako kantu muba ariko mucyura konye. Niyo ntego y'icyigisho cyane. Yaducunguye ameze gute? Abishaka. Uriya mugabo witwa Pilato yari umwami ukomeye cyane, kandi waje ashyirwaho n'Abaroma bashaka kugira ngo akandamize Abisirayeli. Yaravugaga rero icyavuze cyose kigakorwa. Yari umucamanza ukomeye, kandi kirazira ko umucamanza avuga ngo ibi bintu ndabona atari byo. Hagira umuntu wicaye mu baje kumva urubanza uvuga ngo ya ntabwo ari byo, ngo wowe urabeshye. Nta mucamanza ubeshye, ko umucamanza agereranwa n'Imana. Ariko bazanye Yesu bamugeza imbere ye, arasohoka aratangaza aravuga ngo uyu muntu nta cyaha mubonyeho. Biriya bintu yabikoze agambiriye gukiza Yesu. Kubera iki? Umugore we yararose ngo arota hari umuntu acira urubanza amurenganya, amutumaho yicaye ku ntebe y'ubucamanza, ati urarebe ataba ari uwo muntu, kuko narose ucira umuntu urubanza arengana. No yicaye ku ntebe y'ubwami arimo araca imanza hariya ku ntebe y'abacamanza, afite n'inzozi z'umugore. None yajya muri dosiye agasanga Yesu ararengana. Ngo yaravuze ngo azasenya urusengero ngo mu minsi 3 ngo azaba rwubatse. Ati ibintu ni ibinyoma, kuko nubwo wamena amabuye gusa na fondation ntiyamara iminsi 3. Hano abantu ni ibintu bahimbye kuyashyiraga muri logique n'ukuntu amategeko avuga. Naho Yesu arimo araca amarenga yo gupfa twe no gusa. Ntabwo rero babizi bakabigira ikirego. Yarangize ngo yabujije abantu gutanga umusoro ngo kandi baramubeshyiraga. Yarabyutse mu gitondo yaka igiceri, baramwereka ko ariho Kayafa, aravuga ati Kaisari nako, aravuga ati Kaisari mu muhibye nibyo Imana mu. Bigeze no kubafata babateze bariyeri, barabasoresha. Ati kandi ntago murenga ahangaha mudasoza. Mwese n'abano bantu bawe bagenda bagukurikiye barobaga bagatakaza. Atigera hirya nkubwire pe bari barataye akazi reka. Mu bintu bizwi nako mu bintu bigaragara bari barataye akazi. Abwira Petero ati gira hino nkubwire, irukanka hepfo hariya uroba ifi, nuranya kuyiroba uyikore mu kanwa, ya mbere uri buro uyikore mu kanwa, ifu yihorero rebo wiha cyangwa se uzana umusoro, nisorere namwe mbasorere. Petero arirukanka asanga ifi iramutegereje bimeze gutya, ko mugira ngo Imana ibuza ahantu yakura ngo iguteze imbere, irahafite. Ingeso tugira twese duhuriyeho, tugira ibyo bita cano, duhora dutunganya cano. Kwa badata wacu hari cano, dufite marume nawe ni cano, nindangiza kwiga ariko nangiye kuba ubuhanya amasaha agiye kwiga. Madamu yize segonderi tubana, namushatse ajya arangije wa kabiri. Nose ko muvuga museka, yize wa kabiri segonderi mbere ya jenoside yakorewe Abatutsi. Noneho duhuye atari uzi ko ntarangije, ibyihorero zarangiza mujyana kuri pape. Najyaga no kumuvugira nabuza amafaranga, ariko bakame bati umwana wawe ninde? Ni Mukamurangwa Maria. Noneho ikintu nashaka kubabwira nakantu kameze gutya. Umugabo w'inshuti yanjye yarambwiye ati narangiza muri banki hariya yitwa Amasezerano, narangiza ukamenya ngo yarangije, azahita yinjira, azahera kuba umukashiya,
ati kaminuza nirangira ati tumuhe n'ibindi. Ubwo rero nahoraga mvuga nti mureka arangize mana, akazi karahari waragateguye ko kwande ko yakoze n'ikizami bakavuga ngo ni munini. Uzi muri ntuze ko bavuze bya kizami cya nyuma bakita ngo iki, baravuze ati uriya mugore rero ni munini nta kuntu kuri besaba umuntu uri supure kuri undi yaramaze kubyara umwana wa kangahe agenda nyine nkuko nanjye mbishaka, naho banke ntibishaka. Ibyo ni ibintu bituma twese duhora dukora cano zibizatubeshaho, ariko ndagusezereye va mu macano, ni Yesu ufite urufunguzo rw'ubuzima bwawe. Pilato amaze kuvuga ririya jambo yaravuze ngo nta cyaha mubonyeho. Noneho aravuga ati ko namenye neza amakuru ko Herode ari naha, mumunshyirire Herode. N'uwiwabo, n'uwo mu gace k'iwabo i Nazareti aho yakuriye, bamujyanayo. Herode yari yaramutumyeho aravuga ngo uzakora ugeze ryari? Aramusubiza ngo mugende mubwire iyo ngunzu ngo nzakora kabiri, ku nshuro ya gatatu mbe ndangije. Yavugaga gupfa kwe no kuzuka. Ingunzu yavugaga umunyabyaha. Herode ntiyigeze arekarama kuri icyo kintu ngo avuge ngo yamututse. Akimubona gusa yafashe ikanzu yarayiyambura arayimwambika. Bisobanura iki? Mujye munkurikira neza. Ubwami bwo mu isi yarabumazeho bwose. Ko kirazira ko umwami akura ikanzu yari yambaye ya cyami akayambika undi muntu twakwita umusivili, ariko yayambitse Yesu. Bakajya amuhindukiza ngo uri umwami, ngo agaseka cyane. Naho ubwami bushyikirijwe nyirabwo, ni umwami w'abami. Haleluya! Ubwami amaze kubufata iyo kanzu arongera arayimwambura, aramubwira ngo mumusubirize Pilato, mumubwire ngo uri umuntu w'umugabo. Ngo nari narategereje kubona uyu mugabo ndamubonye. Nta kindi cyabaye. Pilato agiye kumva yumva induru iravuze, baramugaruye. Ashyiraho kandi kantu ka kabiri ko kumukubita. Aramukubitisha. Umuntu buryo ugira impuhwe kugira ngo ubone umuntu wabakubitwa, aravuga ati muzana abayuda bene wabo babe bari ahangaha mu nkubitire. Pilato arebye hirya asanga bamugize inyama. Ni hahandi twasomye imibyimba ye niyadukirisha. Kandi yari yarayatanze igaburo amanyagura umutsima, aravuga ngo uyu ni umubiri wanjye. Naho aho biri bubere ni hariya kwa Pilato. Pilato ngo yarebye hirya asanga bamugize inyama, bakubitaga inkoni bakuramo inyama zirimo imisumari, ibintu bimeze nk'amakoroshi, kubita bagakurura abantu bose inyama zibagwaho. Pilato ngo agarutse asanga umuntu yabaye inyama. Atariko se nuko nababwiye gukubita mwebwe. Ibi bintu mamukora ni ibiki bo? Nimurekera aho ngaho. Yiga kandi kakatatu. Iyi minsi mikuru yendaga kuba barekuraga umuntu umwe ruharwa gataha. Avuga ati ubwo twari kurekura baraba, reka muhuze n'uyu mugabo ndebe ukuntu nabitekinika mukize. Baraba n'umugome ntibamureka ndabizi. Ngo baraza bahagarakanya Yesu ahangaha, bashyira baraba ahangaha. Kandi Yesu mu bintu byamuzanye ku isi ni ugushaka ababaraba. Ababaraba bari muri iyi Kristo babahiga, ahiga imitima yabo ngo ayiyegere. Oh haleluya! Cyane sinagara no ko Yesu yahagararana n'abaraba barabagapfa. Yari kuba yeshuwe misiyo. Nose waje kureba amabandi n'abicaye none bapfuye batuhari. Yesu yarabizi muri we ko barabakizeho ubwo kabaye. Ni mu muhicubahiro. Hanyuma ngo barahagararana, ariko uwitwa Pilato ahera kuri raporo mbi ya barabara isoma neza, aravuga ati n'umugome yisha abantu, yagize gute. None reka dukurikizeho uyu mugabo nawe. Uyu mugabo mu bukwe bw'Ikana y'i Galilaya ngo yatubuye icyo kunywa, abantu bari mu bukwe baranywa. Naho raporo itangirira ngo abantu barimo aho barabati twarazinyoye twari duhari. Mu bice 5 muri Yohana hari umugabo wari umaze imyaka 38 amusanga kuri ririya baraza, aramubwira ngo yikorere ubuhoro. Ati byihorere wa mugabo we, ndi hano ngewe tuhora tugenda. Lazaro w'i Betaniya avuze induru ati yaranzuye. Ati byihorere. Wa mugabo yakuye mu marimbi, wari warafunze amarimbi wo mu gihugu cy'Abagadaleni. Yaramubwiye ngo nasanga abatambyi, abasanga abatambyi arabiyereka, ariko ahita agaruka. Yaravuze ati nzagendana nawe. Babantu bose n'abamariya bamwe yakuyemo abadayimoni benshi. Sandaye yagiye muzi yandaye bari bagiye gutera amabuye, akandika hasi
yari yaravuze ati tuzagendana aho uciye nanjye nda basoma ibitangaza. Buriya yakoze ibitangaza 35. Uzabisoma utabihuje kimwe 2 3 ukagenda ubisoma 35. Arabisoma arangije ari uyu mugabo nabaraba murabona ukwiye kujya hanze akarekurwa akajya mu buzima busanzwe ninde. Niho twasomyere ni mu mubambere ati se yagize icyaha, ariko raporo nasomye mwayumvise yagize ati ko yakoze ibintu byiza. Yagize gute? Nabambwe kandi mu byanze nagura inshuti ya Kayafa nk'ibyo bintu. Yagize ati ngo abantu barashega cyane. Icyatumye Yesu yemera ko abantu bashega cyane no kugira ngo tuzagira uyu munezero uyu munsi hano muri Kristo, kuko ni ibintu yakoze abishaka. Oh haleluya, yabikoze abishaka. Muzajya muririmba umusaraba mujye mumenye ko yawugiyeho abishaka, kubera igihe cyari kigeze. Ndashosha. Yesu aragukunda, akunda n'ibyawe n'abawe. Kuba ugira ingorane cyangwa ukagira ibikubabaza uri hano mu isi. Hari umukobwa hano uvuye gushima, yavuze hari uburwayi ngo buza buri mwaka. Mwabikurikiranye neza. Hari ubwa mama buza umwaka utangiye, hari ubwe nawe bujya buza bukamufata, hari isomo ryamukurikiranye kuva muri segonderi, hari ibintu byose mwabyumvise. Ariko uzi ko biriya bintu kuri Yesu, donc umubyeyi nuko mutarabyara, ariko hari igihe wima umwana ikintu kandi ukaba ubizi ko ibintu ukoze ari byiza, akababara kugeza ubwo ashaka kujya kukuregera n'undi muntu muri famiye, nzagire gute papa ko yana, kandi ibintu wakoze wowe urabizi ko ari byiza. Nuko Imana rero imeze, ikora ibintu kugira ngo uyu mukobwa azahagarare hano twumve gukora kw'Imana. Uko Imana bireba ngo ntihora ibabaza umuntu iteka, ikora kugira ngo uzushime tubyumve. Natwe abafite ibibazo bijya gusa nk'ibyawe tuvuga tuwiteka niwe Mana. Yesu arashaka kukizwa ukira, arashaka kuba muzima, arashaka kugira uba. Reka nakijijwe ndi umusore ndi muto mfite imyaka 21, ubu mfite 50. Ariko niba hari ubuzima bwandyoheye nubwo mu busore nkijijwe kugenda neza. Sida murayizi icyo gihe yari ikaze, narakora bakaza mu gitondo bati turashaka ko muza. Burarirwa niyo yabanje kujya yishyurira abakozi ibinini bigabanya ubukana, niyo ya mbere mu kigo cya mbere mu Rwanda cyakoze ibyo bintu. Turashaka ko muza kureba uko muhagaze. Kahita njye imbere, abandi bakagura mu rukore ngo nta kibazo mfite. Numva mu mutima wanjye ari hazima kujya gutinya kujya kureba uko uhagaze. Ni ubusore burimo gutinyuka kureba uko uhagaze, ubu ufite umunezero w'imbere mu mutima abandi bantu badafite. Mufata agakiza mugakomeze mukiranuka, murinde ubunyanga bw'iri koranabuhanga. Iri koranabuhanga rirabajyana ikuzimu, nirebeho ibyo ushaka kumenya, ibindi ubishyire hariya, werekeze ubwonko bwawe ku Uwiteka. Yesu yagucunguye abishaka, yagiye ku musaraba yambara ubusa. Biriya bintu bababwira ngo yari yambaye urubindo, ntarwo nagiye muri Isirayeli n'amakuru ndayafite, nagiye kumwumva ninjiyemo, ntarwo yari yambaye ubusa. Imana yambaye ubusa imbere ya nyina, umusore w'imyaka 33 yambaye ubusa imbere ya nyina kugira ngo azakubone. None wowe urabifata ukabifata nkaho icyubahiro cyawe n'ukuvugishije ngo bagusuzuguye. Hasuzuguye Yesu kugira ngo wowe ugire umunezero. Dusenga Imana, itonde, ntawe ugusuzugura, ntawe. Bibaye ari ibyo ntiyari kujya ku musaraba ngo ajye imbere ya bene wabo yambaye ubusa ari Imana. Ariko bamukubise imisumari bagira gute, bakajya bamukubita inshyi ngo fora, ngo ninde ugukubise? Ni Imana, ari Imana abareba mu mitima, arabihorera kugira ngo tuzicare muri iyi sare tuvuge ko Uwiteka ari we Mana. Yagucunguye abishaka, hagacira ibyo Yesu yakoze. Va mu byaha byo guhora wihana uyu munsi ngo ejo wihanye, ejo bundi wabire ngo nasubiriye. Va muri nasubiriye. Yesu yashatse kugira ngo ukomere, nurangiza ukomeza abandi. Dusenga. Ninde ushaka ko tumusengera waje muri riteraniro wifuza kwakira Yesu? Nibura nubwo yaba ari umwe, ariko nkamenya ko wakiriye Yesu. Utaha n'ingaruka nzabereka imivukire ye n'inkomoko ye
Niba ushaka ko tumusengera, ushaka ko tumusengera, nashaka bumwe kugira ngo yakire Yesu mu kanya tugiye kwegera igaburo ryera. Nta urimo w'umushyitsi waba watugendereye twasengera. Nta wumva si yari yasubiye inyuma nawe ngo tumusengere. Zamura ikiganza ndakwinginze niba uhari. Ndakwinginze, Yesu ni wowe yabambiwe, nta wundi. Ni wowe yapfiriye, nta wundi. Ni wowe. Ngaho nimuhaguruke dusenga Imana. Minota bampaye yarageze. Yaducunguye abishaka. Hari umuririmbyi wajyaga avuga ngo iyo tuvuze ngo Yesu yakubiswe inkoni ngo abantu barishima ngo akumva arababaye. Wapi? Ibyishimo byacu byiherereye muri ziriya nkoni. Yarakubiswe nyine kugira ngo twishime. Yarakubiswe kugira ngo tugire umunezero. Yarakubiswe kugira ngo dukire indwara. Hari ibintu byinshi yakoze habaye mu ihererekanya. Dusenga. Ugomba guha Yesu agaciro, ukamenya ko ubuzima bwawe buri mu maboko ye, ukamenya ko kwiga kwawe buri mu maboko ye, ukamenya ko na nyuma yo kwiga uzakomezanya nawe, ukamenya ko no mwipfa rya iryo zina rizaguhumuriza. Dusenga. Mana ndagushimiye, ijambo ryawe ni ryiza. Aba ni abanyeshuri, niwe wateguye iri teraniro kugira ngo uyu munsi tuzabane nabo tuganire kubw'imirimo wakoze ikomeye igorogota. Ndagushimiye cyane ko ibyo byose wabikoze. Nta yindi Mana ihwanye nawe, kandi tuzagumya tube mu iteraniro ry'abera duhamye ko uri Uwiteka Imana ishobora byose. Ndagushimiye rero, baho umugisha, ubashyigikire, ubakoresha imirimo n'ibimenyetso muri iki kigo. Ubibonye avuge ngo aba bantu koko muri bo hari Imana. Turabasengera, maraso y'Umwami Yesu abatwikire, maraso y'Umwami Yesu abeze, kandi imitima yabo turayikweretse kugira ngo bari wowe wiyobora muri iyi minsi igoye. Ariko wowe ibihe kuri wowe bihora ari bimwe. Ndabizi neza kuzabashoboza, haba ari ukwiga, haba ari ugutsinda neza, ndetse no kwera imbuto zikwiriye abihannye muri iki kigo. Ndagushimiye, tugukomeye amashyi n'impundu mu izina rya Yesu Kristo. Amen.